mu muryango nta wundi wavutse amaboko nshobora kuba naravutse ndi ikigeragezo mu muryango ngiye bamfashe uko bitari nk'uko ngiye niyumvaga ariko nyine nyuma naje kubyakira kuko naje gusanga ko bamfashe uko ndi uko natari meze nk'abandi kenshi baramfungiranaga njye ntabwo navuga ngo mubo twakoranye kuko ngiye nakuze njyenyine wenyine yes ngo ntamuntu ngiye nigize nkora mbona kandi ndaga kugira abantu twahura njye nkibaza ati kwisi njye ntabwo nanze nahisi nanze ko isi yanjye araho mu rugo kuko ariho n'abagandi ariko naje gufata umwanzuro ndabacika njye ibintu byinshi ndabikora nuko natigize niga ndandika nshaka kwandikisha ikaramu nkandikisha na telefone ndamvuze ngo nabonaga ndi umuntu nambabeshye ntango mbizi uko nabonaga meze. Yes, abarimo gukurikirana BigTown TV mumeze gute? Ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukaba murimo gukurikirana BigTown TV buri munsi buri gihe buri kanya, and even right now tukaba turi kuri BigTown TV. Aka kanya turi Kimironko, icyanzanye hano Kimironko nukuza gusura umusore witwa Gitangaza cyangwa the only one. The only one ni umuhanzi ariko afite ikibazo kimwe. Iki kibazo nuko atagira amaguru n'amaboko byose ntabwo afite, ariko akaba afite impano yo kuririmba. Ni byinshi byaciye mu buzima bwe kugeza aka kanya akaba aracyarimo gukora gahunda ze. Twaje kumusura hano, nuza kumubona uraza kumenya byinshi, nawe tuza kumuganiriza atubwire byinshi. Hano ni Kimironko, mu izindiro hano haruguru. Tukaba twaje muri quartier kugira ngo tuze kumureba tuvugane nawe. Mu rugo iwe ni hano, reka tujye kumureba tuze kuvugana byinshi. Odi Ni karibu. Murakoze Gitangaza makuru. Makuru ni meza. Yeah, muze neza. Neza. Yeah, twagusuye umunsi kugira ngo tuze kuvuga. Nta kibazo. Yeah, hano mwari muraho. Twari turara. Quartier bimeze gute? Shaka quartier ndabona izuba ridanje. Izuba ni danje kwera uyu munsi nanjye naje bana. Izuba ni hatari. Yes. Ubuzima bumeze gute? Ubuzima nuko. Uri mu rugo ubu ngubu? Mba nibereye. Madame ari he? Madame ari he? Nango nzi yari. Ngo ko dafite ikintu bwa kutazi iyo kintu. Madame agomba kuba hari cyangwa yaryamye ari. Wapi? Ntago urashaka. Gahunda yo gushaka se bimeze gute? Byagorana. So uyu munsi naje kureba kugira ngo tuganire. Nabonye na music yawe ufite akaririmbo keza cyane. Akaririmbo karahari. Yeah. So turaza kuganira byinshi mu kanya. Naje kukureba uyu munsi tuze kuganira utubwire. Ni karibu rwose. Ikimbaza cyose ndakubwira kuko. Sawa. Asante sana. Yes, kubarimo gukurikirana BigTown TV nje ngo mwabonye ko Gitangaza twahuye nawe. N'uyu nguyu hano nje ngo murimo kumubona na amaboko na amaguru, ariko afite ubushobozi bwo gukora ibintu byinshi bitandukanye. Uraza kubimenya mu kanya n'uguma muri iki kiganiro gukurikirana, uraza kumenya byinshi bidasanzwe. So let's be together kugeza ku musozo.
ku barimo gukurikirana BigTown TV mwongeye mwiriweho amakuru yanyu ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukaba murimo gukurikirana BigTown TV gatanu kuri gatanu. Uyu munsi twafashe urugendo twaje hano Kimironko kugira ngo tuze guhura na Gitangaza. Gitangaza ni ngira ngo murimo kumubona yavutse ameze kuriya ariko akaba afite impano idasanzwe n'umuhanzi. Impamvu twaje kumusura uyu munsi kugira ngo tuze kumumenya maze tumenye n'ibihangano bye n'ibindi byinshi bitandukanye. Gitangaza ngo hano reka tumuhe ikaze kuri kamera za BigTown TV. Gitangaza, amakuru yawe? Amakuru yanjye ni meza. Yes, watwibwira gatoya? Nitwa Gitangaza. Navukiye mu karere ka Karongi, mu murenge wa Ruganda. Okay. Gitangaza nde? Kuko nzi ko muri muntu agira amazina abiri. Gitangaza Only. Gitangaza Only? The Only. The Only? Yes. Yes, so mu ndangamuntu amazina yawe witwa nde? Nitwa Gitangaza. Irindi? Irindi naririho. Naribaho. Kubera iki? Kuko nzi ko abantu benshi cyangwa abantu bose mu Rwanda tugira amazina abiri. Ukagira ry'umuryango cyangwa ry'ikinyarwanda n'iby'ikizungu. Kubera icyo ufite izina rimwe ryonyine? Nango nzi iwacu impamvu banyise izina rimwe biteye uko buriya. Nango nzi buriya nango amenye ukuntu babitekerezaga. So mu ndangamuntu we ni Gitangaza gusa? Nta Gitangaza wandi cyangwa Gitangaza Pierre, Jean Paul, whatever, ni Gitangaza gusa? Gitangaza gusa. Mu ndangamuntu? Mu by'ukuri ni Gitangaza. Biratangaje, n'ubwa mbere numvise ko ari umuntu cyangwa ari umunyarwanda ufite izina rimwe mu ndangamuntu, sibye wowe niwe muntu wa mbere? Buriya wasanga buriya yenda ababyeyi barabonye ukuntu imeze bakavuga ati umuntu ntango ngombwa kumuhuza n'abandi bakahita banyita izina rimwe. Bahita baguhereza izina rimwe. Yes. So Gitangaza, umuntu yakubonye gutya ashobora kwibaza byinshi, ese Gitangaza ukuntu ateye, ukuntu ameze, yakuriye hehe, yavukiye hehe, yakuze gute n'ibindi byinshi bitandukanye. Ushobora kutubwira aho wavukiye? Navukiye mu karere ka Karongi, umurenge wa Ruganda. Navutse nta maguru n'amaboko mfite nk'uko mubireba. Navutse mu buzima bukomeye. Navutse mu rugo hari abana benshi, ntango ndi uwa mbere sindi n'uwa kabiri. Si benshi cyane ariko barahari. Ese mu muryango hari undi umeze nkawe cyangwa wavutse ameze gutyo ukuntu umeze cyangwa ni wowe gusa? Mu muryango nta wundi wavutsemo kuko nshobora kuba naravutse ndi ikigeragezo mu muryango. Ntabwo ari ikigeragezo bana. None se kandi njye wavutse umeze gutya mu muryango, ubwo nakuvuga ngo iki? Ntabwo bavuga ko ari ikigeragezo, Imana nuko iba yabishatse ariko ugomba kubyakira ubuzima bugakomeza. Si uko bimeze? Nuko bimeze, ariko ntabwo nizera ko Imana ari ishaka ibintu nk'ibi. Ntabwo wizera ko ari Imana? Simbyizera neza. Ndabyizera kuko mfite icyizere, ubu ndabyizera, ariko mbere nyiri mu cyaro ntabwo nabyizeraga ko ari yarabikoze. Wowe wumvaga ko ari inde nimba atari Imana? Numvaga nyine mu myumvire yanjye numvaga yenda nk'ukuntu yenda ababyeyi baba barabigenjeje, yenda ngo naravutse ameze gutya ariko ubundi baba barabigenjeje. Wigeze se kubaza ababyeyi byagenze gutse kugira ngo mvuke gutya? Wapi, ntabwo nari kubona aho mbahera. Kubera iki? Kubera ko ntabwo nari kubibabaza, narabatinyaga cyane bitewe n'ibintu babaga bambwiye, ntabwo nari kubibabwiye. Ababyeyi wabatinyaga cyane? N'ubu ndacyabatinya. Kubera iki? Kubera yuko nyine nko mu rugo wabumva ninjye wari umeze gutya, nko mu muryango wose, nko mu murenge ninjye wari umeze gutya, numva nyine ntabwo bamfataga nk'abandi. Ntabwo bagufataga nk'abandi. Ababyeyi se bamaze kubona babyaye umwana umeze nkawe barabyakiriye cyangwa byari bimeze gute ku ruhande rw'ababyeyi? Nyine yenda namaze kumenya ubwenge barabyakiriye, ko njye nyine nko mu byo ntabwo babyakiriye neza buriya, kuko nanjye mbere nyemeze gutya ntabwo nabyakiriye, usibye nyine ubu ngubu namaze kubyakira, ariko mbere ntabwo nabyakiriye. Ukiri mutoya byaragoranye? Byaragoranye. Ese ndabizi ko abanyarwanda twese dufite amahirwe cyangwa tugira amahirwe yo kwiga cyane cyangwa gakeya ariko kajya ku ishuri. Wowe wigeze ugira ayo mahirwe yo kujya ku ishuri? Ntabwo amahirwe nayagize, bitewe yuko nta muntu nari mfite wari kunyumva kandi n'ubushobozi bwari bukeya. Ntabwo wigeze ugira amahirwe yo kwiga? Bitewe ko mu muryango nta bushobozi bwari buhari kandi nta n'umuntu nari mfite wo kunyumva, niyo mpamvu ubushobozi ntabwo nigeze njya mu ishuri kugeza n'iyi saha.
nta n'ishuri rimwe na rimwe wigeze ukandagira wapi nta n'umuryango waryo negera. abandi bana se mwavukanye Abandi bana twavukanye barize barihiriye bose bararangije. Ariko nyine njye nuko nyine ntabwo nigeze ngera mu ku bandi bantu iyo umuntu avutse ameze gutyo cyangwa afite ikibazo nk'icyo ngicyo hari ukuntu usanga ababyeyi bagufata ukundi bakavuga ngo uyu mwana bimeze gute kuri wowe ababyeyi bagufashe gute ababyeyi nyine nuko babifashe bamfashe nyine uko bitari ariko yenda nuko byari biri kuko njye ntango mvuga ngo nuko bamfashe njye bamfashe uko bitari nkuko njye niyumvaga. Ariko nyine nyuma naje kubyakira kuko naje gusanga ko bamfashe uko ndi uko natari meze nk'abandi. Bagufashe nabi bamfashe nabi ariko ubwo bamfashe uko biri kuko ntango nari meze nk'abandi. So iyo wavuze ko bagufashe nabi bagufataga gute? So nyine nko kunyiriza mu rugo njyenyine cyangwa bakanamfungirana n'ibindi byinshi. Iyo bajyaga mu kazi cyangwa mu yindi mirimo ya buri munsi bakagufungirana mu rugo? Kenshi baramfungiranaga. Kubera iki se? Ntango nzi impamvu nuko nari meze gutya njye nuko nabitekereje. Okay. Mu mikurire yawe mu nshuti zawe abo mwakuranye byari bimeze gute mu buzima bwa buri munsi? Njye ntango navuga ngo mu twakuranye kuko njye nakuze njyenyine. Wenyine? Yes. Nakuze njyenyine kuko nakoze ndi mu nzu ndi mu rugo ngo nta muntu njye nigeze nkora mbona. Mu bwana bwawe nta muntu wigeze ubona wakuze uri wenyine mu nzu? Nakuze ndi njyenyine mu nzu. Sasa kubera iki bagufungiranaga mu nzu cyangwa bakugumishaga mu nzu uri wenyine? Nyine impamvu nuko nari imeze kuko ntango nabasobanuzaga impamvu bamfungirana kuko nanjye narabibonaga. Ndabizi ko mu myumvire y'abanyafrika benshi cyangwa mu byaro ahantu henshi iyo umuntu avutse ameze gutyo hari ukuntu bajya babisanisha n'ibirozi bakavuga ko hari ukuntu n'ukundi. Kuri wowe ibi bintu ntabwo byigeze bibaho? Kuri njye ibyo bintu byambayeho njye ntabwo nari nzi yuko ari ibirozi ahubwo nyine kuko nabonye natameze nk'abandi niyo mpamvu nanjye numvaga ko ibyo bintu bidasanzwe nyine byarabonetse ariko nyine nyuma naje kugira icyizere. Nigirira icyizere nyine cyuko atari byo. Abantu benshi iyo bakubonaga kuva na kera yose benshi bavugaga gute amagambo wowe yumvaga abantu bari kukuvuga iyo barimo gushaka kugusobanura cyangwa kukuvuga bavugaga gute? Nyine bitewe ko nabaga ahantu hafungiranye cyane naje ntango nabonaga uburyo muhura nabo cyane bandindaga kugira abantu twahura. Kuvuga ko bagufungiranaga bishatse gusobanura ko ababyeyi ntabwo bashaka ko ugaragara cyangwa abantu bamenye ko babyaye umuntu umeze nkawe cyangwa bimeze gute? Yes, nuko byari bimeze kuko nanjye nuko nabibonaga. Ntabwo bashaka ko abantu bamenye ko umeze uko nguko? Yes. Okay. So reka tugaruke mu nzira yo umaze kugira ubwenge kwisanga umeze gutyo no kwiyakira cyangwa kumva ko kubera iki nje meze gutya ibyo ngibyo byari bimeze gute mu buzima bwawe? Nyine njya kwiyakira nyine rimwe na kane ndi kuririmba nyine ndi mu rugo numva nyine abandi bantu bavuga ngo mfite impano yo kuririmba ariko nyine naje kubibwira ababyeyi nabwo ntibabyemera biba induru nkabibabwira bakabyemera nyuma bakabyanga ariko naje gufata umwanzuro ndabacika. Ubu ngubu nibo ntango bazaho ndi. Turaza kuvugana story y'ukuntu wacitse ababyeyi kugeza n'aka kanya ntago bazi ahantu uri. Tutaragera ahangaho ukuntu waje kubacika nimba bagufungiranaga mu nzu wakuze ufungiranwa mu nzu ibintu byo kuririmba wabimenye gute? Bagusigiraga radio music yo yaje wayumvaga gute kugira ngo umenye ko nawe ushobora kuririmba? Nyine buriya iyo umuntu agize agahinda kenshi agira ibintu byinshi yunguka. Naje kugira agahinda kenshi nyine nza kumva nyine na radio yabaga ihari ariko akenshi ntabwo nakundaga kuyumva. Ariko nyine bitewe n'ukuntu numvaga nyine ngiye nashakaga ikintu cyatuma nibagiza agahinda nyine mfite kuririmba nyine. Byatangiye gute byo kuririmba noneho? Byatangiye nyine ndirimbira mu rugo nk'uko nkaririmba naza ababyeyi baza nk'abyati mwazaretse nkajya gukora umuziki atari gukora umuziki undi muntu wabonye ku isi umeze nkawe uririmba ninde. Nanjye nkibaza ati ku isi njye ntabwo narinze nahisi narinzi ko isi yanjye ari aho mu rugo kuko ariho n'abagandi.
bakakubwira ngo nindi undi muntu wabonye umeze gutyo nkawe uririmba. Yes. Kandi birashoboka. Nyine ngiye naje gusanga byose bishoboka, nyine niyo mpamvu nafashe umwanzuro kuva mu rugo nanjye nshaka ukuntu nazahura na. Dusangize story yawe kuntu waje kubacika mu rugo uratoroka kugira ngo uzi Kigali. Naje kubibabwira rimwe amutipe kwa duturanye ari inshuti yanjye. Naje nyine kumva ikiganiro kuri radio numva umunyamakuru nyine uzamura abantu bafite impano. Nyine mbye umutipe araza arambwira ati rero ufite impano yo kuririmba reka nzaguhuze n'umuntu. Ubwo namuhamaye yaramumamagariye maze kumumamagarira. Bibwiye ababyeyi barabyanga ati reka ibyo bintu ntabwo bishoboka ati ntuzongere no kubitekereza kandi numvaga ari ibintu byanjye. Rimwe na rimwe ndabitekerezaho nkabibabwira nkabinginga barangije barambwira ati wapi ibyo bintu sinzongere no kubikumvana mu matwi. Nyine byandiye mu mutwe yari i Kigali kandi nari ndi i Karongi. Niko naje kumugisha inama arambwira ati usagende uhure n'uwo muntu. Nyine aranegera genda ninjoro nabyutse saa 8 za ninjoro aramerekeza ndagenda nyine ngeza ku modoka. Aranegera nyine ndaza i Kigali. Basi nyine naye duhuye naye nyine sinabona uko mbivuga. Naye nyine yambereye umuntu wa fake niko nabyita. Uyo muntu wakwakira i Kigali. Nyine nango yanyakiriye neza nkuko navuye mu cyaro mbyifuza. Hageze mu bya muzika ubwo nkoresha ikiganiro sinzi niba cyarasohotse cyangwa cyarahereye byarangiriye aho ngaho gutya. Uyo muntu wamuvuga cyangwa tumubike? Uwo muntu byagorana reka tumubike nta n'impamvu sibyo. So ugeze i Kigali mwarabonanye cyangwa isa gukwepa umunsi wa mbere ukimara kuhagera? Umunsi wa mbere ntabwo namubonye. Umunsi wa mbere namuhamagaye arambwira ngo ikinyamakuru yagiyeho ngo ntabwo nshobora kubonana nawe. Ndambwira ati none ubwo ngubwo birifata bite? Arambwira ngo nshaka ukundi kuntu mbigenza. Ntabwo twabonanye. So wahise urara hehe kuko i Kigali n'ubwa mbere wari wahageze nta wundi muntu wari uzi kandi wari waje muri gahunda yo kugerageza mu mpano yawe y'ubuhanzi. Uwo muntu waguhamagaye cyangwa mwagombaga no guhura uwo munsi ntabwo mwabonanye, waraye hehe wahise ujya hehe? Uwo munsi ntabwo twabonanye hashize iminsi 3 tutarahura. Ariko nyine nuko nyine naraye muri rigori akundi. Umunsi wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Muri rigori? Niraraga muri rigori rwose. Byo kurya kunywa ibiki byagendaga gute? Nyine ibyo kurya no kurya amafaranga imwe namwe nayi nazanye umutipe yari yanegeye naragenda nkajya no muri restaurant nyine bananyishyuze nyine nkarya. Bikarangira. Rigori ya hehe warayemo ukimara kugera i Kigali? None n'ubuzima bwo kurara muri rigori ndakeka ko byari ubwa mbere. Bwari ubwa mbere ariko biragoye. Vuze ngo ni rigori yangaha kuse nanga nibuka ahantu naje ngo ndare kuko n'ubwa mbere nari ngeze i Kigali nango mazi. Imbogamizi wahuye nazo muri iryo joro rya mbere urara muri rigori zari izihe nk'umuntu utamenyereye kandi bwari ubwa mbere? Byarangoye ariko ntabwo byangoye cyane kuko i Kigali harara abantu bagenda imodoka kandi sinabonye bukeye sinzi naho naraye. Nuko mvuga ngo naraye muri rigori uko ntabwo naraye mu nzu. Bwariraga bugacya bukira bugacya kuko ntabwo nasinziraga ntabwo nigize nsinzira kuko sinari nzi ko bonira. Kuko nabonaga imodoka zigenda nkabona nyine agacuku karaje amatara aratse bugacya irariraga gute. So icyo gihe wari ufite telefone? Telefone nari nyifite. N'ubu ngubu telefone urayifite? N'ubu ngubu telefone ndayifite. Ese telefone uyikoresha gute? Njye ibintu byinshi ndabikora nuko natigize niga ndandika. Ndandika nshaka kwandikisha ikaramu nkandikisha na telefone. N'ikaramu ushobora kuyandikisha? N'ikaramu ndayandikisha. Urabeshya? Wapi? Ikaramu urayifata neza ukandika? Ikaramu ndayifata neza nkandika nta kibazo. So kugira ngo umenye kwandika byo byavuye he kuko ntabwo wigeze ukandagira ku ishuri? Nyine njye ni ibintu byizanye. Ni ibintu byizanye nasanze nyine nzi kwandika uko niyo nataka kuririmba nandikaga amagambo ngo ntaza kuyibagirwa. Ariko ni ibintu nyine nkuko byizanye mu mutwe ntango nzi ukuntu byaje.
ikaramu urayifata neza ukandika ikaramu ndayifata neza nkandika nari uravuga ko byaje byonyine ese umuntu ashobora kumenya kwandika cyangwa gusoma no kwandika gusoma nabyo urabizi gusoma ndabizi nyine urumva no ubushake ni imbaraga z'Imana nibwo nyimenya gusoma no kwandika nibwo nabivuze barambwira ati ibyo bintu rwose nanga ibyo bintu byemera nabibwiye n'ababyeyi babibonye ukuntu ndi kubikora neza baravuga ati ibi bintu ntango wabishobora uri mu rugo utigeze unakandagira ku ishuri ariko ukamenya ubwenge bwo gusoma no kwandika yes bavuga ati ibi bintu rwose ntango ibi bintu sinzi ahantu barambwira ati ibintu ntango ibi bintu bishoboka kuba wamenya gusoma no kwandika utarigeze ugera mu ishuri nabo byarabatangaje cyane bo ntango babyemeraga ko ari ibintu byanjye nkababwira ati kibimbi bishoboye mwaretse nkajya no mu by'indirimbo ko nzabishobora bakambwira ngo hoya nta n'umuntu ugeze akwigisha nta muntu yigeze anyigisha gusoma no nta n'umuntu ugeze ukwigisha no mu rugo cyangwa n'uwicaye ntabwo umuntu yigeze abinyigisha ariko ikinyarwanda nzi kugisoma ariko icyongereza ntabwo nzi kugisoma iki kinyarwanda cyonyine ahubwo aho niho ibintu bitangaje cyane utigeze ukandagira ku ishuri nta muntu ugeze kwigisha ariko ukaba uzi gusoma no kwandika yes nuko byagenze nisanze nyine gutya ni igitangaza gikomeye cyane kandi umva bari babirinyise babibonye uraza kutwandikira turebe ndabikora nta kibazo so maze kuvumbura ko ako kantu niko kantu ka mbere Imana ntabwo yakwema byose umuntu utigeze ukandagira ku ishuri akaba azi gusoma no kwandika ikindi kintu ujya ukora abantu bikabatangaza n'iki ibintu byose kishoboka guteka kufura ibintu byose no kwiyoza byose ndabikora nari Okay. So yes, umaze kugera i Kigali ugahura n'uwo munyamakuru byaje kugenda gute sasa umunsi mujya gukorana icyo kiganiro? Twakoranye ikiganiro mbasubirirwa naje ambaza ukuntu nabiteyangiye birarangira mu hano interview y'indirimbo nari mfite nyine byarangiye ko twese nangiye kubona. Byahise birangira gute. Ntago yigeze agufasha mu bindi bitandukanye mwakoranye interview bitabirangirira ngaho. Nanjye niko nyine nzi ko nyine abanyamakuru nyine mukorana bikarangira gutya. Ngo nyine yarambwiye ngo pasi ngo nzaguhamagara kuri telefone ngo subira mu rugo. Nicyo gusa yambwiye. Okay, gahunda yawe yari kuza kumenya ese niki wakora i Kigali. Ntago yari yo kuza kuguma i Kigali, sibyo? Ya gahunda nje muri muzika. Iyo yabenyejeje neza ukuntu ibintu ngiye kuza nkabikora kandi bikagenda neza ariko nyine abandaburiza. Aha, ababyeyi witubacika kuva icyo gihe ntago bagushakishije bakibaza ese umuhungu wacu yagiye he ari he? Ibyo ntago nabimenya na telefone bari bafite n'ubu ngubu sinzi uko byifashe. Hashize igihe kingana gute? Byagorana. Kubera iki byagorana? Hashize imyaka? Hashize imyaka. Uri Kigali utari kuvugana n'ababyeyi? Ubu ngubu mu mwaka utangiye ejo bundi twaravuganye ariko mbere ntango twari twagize tuvugana. Nyine nubwo nuko ari umuntu nyine wambonye nyine gutyo atambwira ati umwana ndamuzi atanyine amuza n'ababyeyi gutyo. Muravugana mu kuvugana n'ababyeyi bo byagenze gute niki bakubwiye? Nyine twaravuganye ambye ati se buzima amaze bute nayo ati buzima ni bwiza nta kibazo meze neza. Ariko nyine kuvugana nabo ntago mba mbishaka. Kubera iki udashaka kuvugana n'ababyeyi? Wapi? Kubera iki? Impamvu ni ushubije amaso inyuma wabimenya. Bitewe n'ukuntu watubwiye mbere uko bagufashe n'ibiki byose. Ese hari gahunda ufite yuko umunsi umwe maybe uzasubira mu rugo ujye kubana n'ababyeyi cyangwa kubasura tu? Umunsi umwe nzasubira njye kubasura ariko ntabwo nzasubira ngo njye kubana nabo kuko ubu ngubu ntabwo nabana nabo. Muvugana ntabwo bigeze bakubwira ko bagukumbuye bakumbuye kukubona cyangwa bagusabe ngo uze mu rugo cyangwa bakubaze ngo uzaza ryari? Barabimbajije bambwira ngo nankumbuye cyane ngo basiko ngo aho ndi ngo basenze nyine ngo Imana izabongere bimuze nabo. Imana yarabashubije kuko ndacyariho ndacyahumeka. Ndahumeze neza uko mundeba niko ndi. Sawa, umaze kugera i Kigali ibyo by'umunyamakuru n'ibiki byose byese birangira ubuzima bwaje gukomeza gute ubu ngubu uri kuba hehe uri kubarizwa he n'ibindi byinshi? Ngo ndi kuba mu karere ka Gasabo muri Kimironko.
ubundi bwo niho nibereye ubuzima ni danje ngo wabimbazaho byinshi kuko nawe urabireba ubu mba njyenyine niwambaza ati bimeze bite ukundeba niko ndi ifunguro rya buri munsi uribona gute ukora nakaye kazi uri gukora muri iyi minsi biragoye yes reka tugaruke muri music noneho umunyamakuru mwakorana interview bita birangira ariko wari ufite intego yo kuba umuhanzi kandi wageze mu kibuga cya music Kigali byaje gukomeza gute muri muzika yawe ahangaho dusobanurire neza kuko uri umuhanzi muzika yawe byaje gukomeza gute kuva ubwo twagahura byararangiye umwaka urashira imyaka irashira ariko nyine ejo bundi nubwo numvise ko ngombwa ibintu byanjye nabishubije inyuma cyane ndavuga ati namagani ni ngiye umuntu umeze gutya nuko yenda ababyeyi bamejeje mu rugo yenda si bamfate neza ngo bangeze aho abandi bari none mbonye ubushobozi bwo kuba nahagera nibwo nagiye negera studio nyine ndayisaba nyine banayemo njye nyine niko nanjye nahise namo nk'inshuti zanjye nyine mbabwira ngo ni ifitiye icyizere njye nagize yari ibizi nyine ko yari ibizi ko nzamera neza niyo mpamvu indirimbo nahise nyita wari ubizi nyine yari ibizi nuko nguko yari ibizi ko nzamera neza ubu ngubu mfite icyizere ko bizamera neza yes nagize amahirwe yo kumva indirimbo yawe wayikoreye kwa Riderman mu Bisumizi yes niho hantu nayikoreye hariya wagezeyo gute Riderman mwarabonanye bimeze gute Riderman ntabwo twabonanye ariko mfite inzozi zo kuzabonana nawe ninde wakujyanye kuri studio ya Riderman umuntu wanjyanye ni umuntu bita Eric Eric se mwahuriye he kugira ngo kujyane muri studio sinzi ahantu nomero yanjye yayitomboye numvise amamagaye arambwira ati tuwa muntu we twahuriye ku mihanda afata nomero yanjye nubwo naje kumutekerereza nyine ukuntu ibintu bimeze arambwira ati ahantu nazakujyana tukareka ibintu byagenda neza nubwo yanjyanye nyine okay muhita mujya kuri studio gukora indirimbo yes byari bimeze gute n'ubwa mbere wari winjiye muri studio ubwa mbere nari ngiye muri studio uwo munsi byari bimeze gute uwo munsi byari danje nayo mfite kubwoba mumva ko nataririmbye neza ariko noneho anza abatamo fresh ntago byakugoye byarangoye ijwi ryarangoye sinigeze niga amajwi ni nk'ikiganiro ubwo ndirimbo urumva nagenda aririmba nakwitoza naki umva nyine biba ari danje ariko finally indirimbo yaje kurangira iranasohoka indirimbo yararangiye yarasohotse ashize iminsi mike isohotse indirimbo yitwa yari ibizi okay niki washatse kuvuga muri iyi ndirimbo yawe kugira ngo n'abantu tuze kubayobora ahantu bayisanga baze kugukurikirana iyi ndirimbo yitwa gute niki wavugaga muri iyi ndirimbo iyi ndirimbo insanganyamatsiko cyatumye mbivuga nuko navuze ati genda yari ibizi cyatumye mvuka ameze gutya yari ibizi ko nzabaho neza kuko ubu ngubu mfite icyizere cy'uko nzabaho neza tumwitanga wajya ukayumva ukuri rwose ubu ngubu umeze neza mfite icyizere cy'uko ibintu bizagenda neza ufite n'izindi ariko zitarasohoka ko nabonye indirimbo ni imwe gusa mfite izindi ndirimbo nyinshi zitarasohoka yes kenshi message yawe ukunze kuririmba n'iki ukunze kuvuga mu ndirimbo zawe nyine ni impamvu ikintu nkunda kuvuga kara kantu kavuga ngo abatanyuzwe nk'uko babayeho ariko ngenda nyuzwe nyine ngewe ubu ngubu ndanyuzwe kuko mbayeho urancesheje ako kantu hari abatanyuzwe uko babayeho ariko wowe uranyuzwe ngenda nyuzwe rwose kuko impamvu uvuga ngo hari abatanyuzwe nk'uko yenda bo babonaga yuko batari banyuzwe ko bamubyaye imeze gutya ariko ngenda nyuzwe ni message y'ababyeyi se ni message maye abanyarwanda bose cyangwa umuntu wari wese uri kunyumva uko ari nyine sinzi uko nabivuga uko abaye nyine yigirira icyizere uko byose bizashira
niba nyine babayeho nabi kuba abantu bose ntango babayeho neza udashimishijwe nk'uko ari cyangwa icyo yifuza akaba agira icyizere tu ibintu bizagenda neza wabona nanjye mfite icyizere ufite icyizere kandi mu by'ukuri bizagenda neza nanjye mfite icyizere ko bizagenda neza kuba wavuye hirya hose mu cyaro ukaza i Kigali ugahangayika ariko ukabona na studio mu nzozi zawe urimo hari ibyo urimo gusatiramo ejo n'ejo bundi bizaba bigeze kure umaze gukora indirimbo imwe ufite YouTube channel yawe arya yitwa gute YouTube channel yanjye yitwa The Only The Only okay n'icyo usaba abantu kugira ngo bakurikirane ni gute usaba abantu kugira ngo bakurikirane ibikorwa byawe n'ibindi ikintu nsaba umuntu wese uri kumbona inkunga nakwisabira uri kundeba nuko wajya kuri YouTube ukareba indirimbo ugakanda subscribe ugatera comment na like rwose uramufashije nanjye uraba unkoreye umutima usaza umuntu wanjye njye nicyo kintu nabisabira nk'inshuti zanjye. Okay, ibyifuzo byawe ku bantu barimo gukurikirana BigTown TV aka kanya ni bihe urababwira iki? Ibyifuzo byanjye nuko nyine urumva mu buryo ubuzima mbayeho urumva nk'uko yenda umuntu atari kuba mu muhanda ariko naho mba biragoye ibintu byinshi byo kurya urumva biba bigoye ibintu ni byinshi tu ntabwo nabivuga ngo mbirangije. So nubuhe ubufasha ukeneye ku bantu cyane cyane abari kureba kino kiganiro bakaba bifuza cyangwa bakozwe mu mitima yabo bitewe na story cyangwa n'amateka y'ubuzima waciyemo bakaba bifuza kugufasha ni bihe waba ukeneye cyangwa mu byifuzo byawe waba ukeneye kuri aba bantu barimo gukurikirana BigTown TV? Ikintu nabanyeneye nuko umuntu wese afasha uko yumva yifite ufite umutima nyine wo gufasha yamfasha uko yifuza kuko ibyo umuntu akeneye biba ari byinshi. Ni byiza cyane ko turi kumwe na Gitangaza cyangwa The Only One. The Only One mu Kinyarwanda bivuga gute? Ngewe gusa. Ni wowe gusa. The Only One. Aka kazina ninde wakaguhaye? Kazina kanjye nyine nkuko mwabonaga ari ngewe gusa wari umeze gutyo n'ahandi gusa naryaturutse. Ko nabaga mu rugo mbona ko ari ngewe gusa mbona ko ibintu nyine nabonaga ndi umuntu udasanzwe nako sinenda mvuze ngo nabonaga ndi umuntu nambabeshye nango mbizi uko nabonaga meze. Yeah, the only one. Umwe rukumbi. Yes. So uko nguko? Nuko nguko. Yeah, the only one. Kandi kantu gatangaje ahubwo ufite utuntu twinshi dutangaje kuba ufite ari umunyarwanda wa mbere numvishe ufite izina rimwe ryonyine mu ndangamuntu. Mfite izina rimwe ariko nango nabiba birenze. Iyo ufite umutima utekereza buri cyambere ni mu mutwe. Ese nta zina ry'umuryango washizeho basi kugira ngo ugire amazina nk'abiri? Izina ry'umuryango nashyiraho kundanga muntu yawe. Yo nta muryango ngira. Why? Urawufite? Nta muryango mfite. Kubera iki? Kubera ko ndi njyenyine. Uri wenyine kandi ufite papa na mama? Ngiye niki? Navuganye na mama papa simbizi. Kandi nabambi bafite natabafite. Ni ikiterero. Ahubwo mwebwe n'inshuti zanjye muri kunkurikirana ni mwe inshuti zanjye. Yeah, umuryango wawe ugiye kubona hano kuri kamera za BigTown TV. Yeah. Uraza kubona inshuti nyinshi cyane ndabizi biraza kugenda neza. So abantu benshi bakaba barimo kwibaza nanjye ndumwe muri abo bantu ese akazi ka buri munsi ugakora gute kumesa gukoropa gukubura guteka kwisasira igitanda n'ibindi koga n'ibindi byose ubikora gute? Ndabikora ku mubiri abane ko mbikora ibintu byose ndabikora ndabishoboye biba bibangamye ariko kuko na mfite nabwira ngo kora iki ngiki niyo mpamvu byose mbyikorera kandi byose bikagenda neza. Nko guteka urabishobora? Ndabikora cyane. Urikorera wenyine? Ngewe njyenyine. Ni hatari. Kumesa ndifurira byose nyine ku mubiri abane ko mbikora. The only ngewe gusa nawe. The only one.
Okay. Okay, so ubu ngubu ufite zihe gahunda muri music yawe? Mfite gahunda yo kugera kure. Mbonye umufasha akamfasha akantera inkunga nyine nkamwe muri kundeba muneye inkunga mugakurikirana indirimbo mugakora like comment na subscribe mwamundemeye nanjye ejo bundi nazabatamo indi ndirimbo mu gihe kitari gitoya muraba muyibonye imbuga zose ndazikoresha amazina nayo ngo nkoreshaho mwajyaho Instagram izindi mbuga zose wajyaho zose wambona. Ese kubijyanye na gahunda zo gushaka umugore bimeze gute? Byagorana. Kubera iki? Kubera iki byagorana? Nuko nguko nyine. Na gahunda ugitekereza ukavuga ngo maybe umunsi umwe nanjye nzashaka umugore tubane? Reka nkubwire. Nugaruka nzabikubwira. Uzabimbwira. Nzagaruka nzanywe niyo gahunda cyane cyane tuze kumenya ukuntu ngende nzanamukwereka. Aha siyumva se. Yes, so inzozi zawe ni zihe mu buzima bwa buri munsi? Inzozi zawe wicara ugatekereza ukavuga ngo mfite inzozi zimeze gutya na gutya, ni zihe? Inzozi zanjye mfite nuko numva nshaka kugera kure nkamenyekana ku isi hose. Izina ryanjye rikamenyekana nkamenyekana abantu bose bakamenya. Cyo kintu numva nshaka kwerekana. Igitangaza yatubwiye ko ari umuhanzi, ari abantu bashobora kuvuga ngo ese nibyo wahava ahangaha ataraturirimbira n'akantu na gatoya? Ntabwo byakunda, reka twumve amajwi yawe indirimbo iyo ari yo yose. Mu yindi ndirimbo y'abandi bahanzi cyangwa iyiwanjye? Iyawe. Wambwiye ko ninkukurikira uzamurikira Jesus ndakwizera mukunzi wanjye ndaryohewe hari abatanyuzwe nuko babayeho gusa njye ndanyuzwe nifitiye icyizere yuko bizashira. Yes. Okay. Uyikenera yose nyine urajya kuri YouTube uyirebe uyumve. Okay. Yeah, urakoze cyane, urakoze cyane, ibindi tuzabiganira ubutaha, tuzabonana, nzagusura tubonane turebe nicyo gukora. Akandi kantu njyewe naguha indirimbo uzaze kuri studio za BigTown TV urecording indirimbo imwe. Urakoze cyane, Imana ikumere umugisha. Urakoze cyane. Ndagushimiye cyane kandi mahoro y'Imana akameza abane nawe. Asante sana. Babashuti bazakuzana. And then ungu yarahazi ngira ngo araza kuzana. Tuzapanga umunsi akuzane, iyo niyo nkunga yanjye. Ndakeka ko nabandi bari kukureba hano baraza gutanga n'ibindi byinshi cyane. Yes, murakoze cyane. Utaza gutanga rundi avuga ngo nanjye clip nayishyuye. Yes. Ubundi akakubwira ngo nanjye nakoze ibi. Ese nakaye kazi ushoye gukora? Akazi? Ubonye nk'akazi ko gukora nakaye ushoye kugakora? Akazi nacuruza. Wacuruza? Yes. No kuri boutique? No kuri boutique. Ariko boutique bisaba guhaguruka buri kanya utanga ibintu, ako ngaho nabona ko kakuvuna cyane. Nyine urumva kamvuna, ariko iyo wabonye ibintu wareba n'umuntu akagufasha kabikora, ariko nawe ukabuhari. Okay. So ubonye akazi ko kuri boutique wacuruza? Nacuruza. Asante sana. Ku barimo gukurikirana BigTown TV, gitangaza nguyu hano mwamubonye, uyu munsi twamusuye kugira ngo tuze kuganira, twaganiriye byinshi, yakubwiye uko akuze. Ikintu gitangaje cyane nuko imirimo yose isanzwe yo mu rugo arikorera, aramesa, arateka, arisasira, aroga n'ibindi byinshi bitandukanye. Usibye n'ibyo ngibyo ntabwo ugeze kandagira ku ishuri n'umunsi numwe, ariko afite ashobora kwandika, ashobora no gusoma, atigeze yigishwa n'umuntu uwo ari we wese. Gitangaza nguyu hano ntabwo yigeze abaho neza n'ababyeyi, bituma aza i Kigali kugira ngo aze gushakisha muri music ye. Ubu ngo akaba arimo gukora music, urimo gukurikirana BigTown TV. Reba music ye, reba indirimbo ye ya mbere amaze gukora iri kuri channel ye yitwa The Only One. Andika The Only One urahita umubona, gitangaza nguyu. Maze reba indirimbo ye, ndaza no kwipininga hariya hasi muri iki kiganiro kugira ngo bize kukorohera
gushakisha the only one uze kureba indirimbo ye. Byinshi muzakomeza kubikurikirana ni kuri BigTown TV. I go by the name Back T. Until next time, big up to Mike behind the camera. Namwe muri mukurikirana BigTown TV. Ciao ciao. Bye bye.